ejo twavuze ku bintu bijyanye no kuba abantu birirwa baririmba ngo barakijwe bwa kabiri ngo badusenga Imana imivumo igenda rero ugasanga imivumo barayifite yego cyambere ntibaha Imana ibyayo yaravuze ngo ishyanga mwese uko mungana muravumwa wa muvumo uko mwimye Imana ibya 10 n'amaturo yego kandi muri abo barokore barimo cya kabiri yaravuze ngo ukunde mugenzi we nkawo bwawe twe ntabwo dukundana ahubwo abantu barahigana abandi barategana imitego abandi bega ni imishibuka tu yego tegana categana none ugasanga nta rukundo ruhari ibyo byose rero bitwimisha ya mahoro yo mu mutima uri muranyumva neza rero ikintu cyakozwe ejo nashavuga ngo mureke dufasha abakene dufashe n'ababaye dufashe n'abashonje mbone kugira abadukurikiye bose ko twebwe ku itariki 30 dusoza amasengesho y'imisi 30 hari abatarariye hari abariye hari abarirya ku manywa hari abarirya nijoro hari umuntu ufite ko yigo mu isengesho yigomye ibyo kurya dutangaza ko tuzongera nibura tukareba famiye nkeya zinyurwa nuko haragaho k'Imana hari abantu bakoreye Imana bagaburira abantu ngo ku itariki 30 niyo deadline yatusoza amasengesho no ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 tugaburira abandi bantu ushize mwaka uje twagaburira abantu miryango igera kuri 7 ngira ngo ibuka n'irindwi ariko hari n'abandi nubwo abigayirwa uwo nguwo ukoze ibyiza akabigayirwa azabyitwaramo gute kandi yari yakoze ibyiza urakoze cyane mbere yuko ngisubiza ni ikibazo cyorohe cyane kandi abadukurikiye ku bumwe bw'abera ministries mukomeze mukore share mukomeze mukore comment mutwandikire kandi iyi ni channel itagira idini dashingiye ku idini nta handi ure wese ni karibu ndi nkubwire uravuze ngo ku cyo umuntu agawa tubanze turebe kwanza wakoreye gushimwa n'abantu ubundi rimwe na rimwe mu buzima abadukurikiye nta kintu na kimwe uzigera ukora ngo ushimishe abantu bose ahubwo ushimisha Umwami amen haleluya amen nta cyo uzigera ukora mu buzima ngo abantu bishime nta na kimwe ntaho uzabyina tarateza amaboko nabi nuhagarara ngameze nk'igiti nuseka ngarasamye nufunga umunwa ngurirata arajunjamye numusuhuza abwa tugiye bijyana hehe nutamusuhuza ngo arirata niwambara nabi bazakuvuga nubunoga kwetu bongere bakuvuge so nuvuga ngo muri iyi si nibyo turimo ahubwo tunezeza Imana uko Imana iranyurwa amen haleluya amen Imana nyiranyurwa Kongeye kubasuhuza abakurikiranye ubumwe bw'abera ministries ndagira ngo mbamenyeshe yuko Yesu akomeje akazi ko kurinda abantu be kandi nongeye kugaruka mbasuhuza abari mu Rwanda bari hirya no hino ku isi mwese mugira amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo ukuboko kwiza k'Uwiteka kube kuri mwebwe rero tugarutse turi kumwe n'umushumba kandi yicaye hano imbere yacu tushimiye Imana ko twongeye guhura tukaba twongeye no kumubona akaba agiye kongera kutuganiriza amagambo y'ubwenge y'ubuzima nkuko Imana yamuhamagaye mushumba Revera wacu Imana yamushyizeho igikundiro n'ubuzima bwo kumenyesha abantu inzira zijya mu ijuru ndetse no kubabwira amakuru y'isi aho isigeze bakasobanukirwa byinshi mushumba wacu turagushuhuje kandi turamukuramukije cyangwa ukomeze ugubwe neza ngaho soza rero n'abakureba imbere ya kamera nta kibitwaye barakoze cyane inshuti z'Imana badukurikiranye hirya no hino ku isi ndetse no mu Rwanda mbashimira ko tugeze kuri no munsi w'amasengesho aho tubona ko Imana igenda ikora imirimo ikomeye ndabashuje mu izina rya Yesu akimara gusuhuza mwese namwe murushaho kugubwa neza reka dutangire dusenga rero kugira ngo turusheho kugubwa neza muri Kristo Yesu kuko umwami ashoboye Mana turagushimiye kuri umunyembaraga uri Imana itabeshya uri Imana itikanga uri Imana itagira ubwoba uri Imana yahozeho n'ubukaburiho kandi ibyo umuntu agusabye nibyo atabasabye bitewe nuko yagize intege nkeya ujye umurwanirira twese rero turwanirire kandi tubone imbaraga zawe ikiganiro bane natwe udushyikire muri byose mu izina rya Yesu amen mushumba wacu Imana yahamagaye Revera Ntambabazi munyamategeko reka njye mbishyiraho reka n'ibyawe ntukajye ubihunga ejo wenda ndi mukureba nsanga ndeba kuri mobile money nsanga hariho Paitseri Revera ndeba izina ryawe nsanga hariho Revera Ntambabazi Paitseri ndavuga ni rero burya babana nubwo tusanga tuba tugenda tubagenda tubakoraho tubakozaho intoki tuba burya tuba twibeshye
kuko ahantu hose Imana ibaragiye bagezayo Imana ibaragiye bageza turi muri aya masengesho ro mushumba ese uzaniye iki aya masengesho y'iminsi 30 abakurikiranye ubumwe bw'abera ministries cyangwa hari n'iriba ry'amazi yadutubiza nabo bajya badukurikirana waba utuzaniye iki kindi gishyashya kugira ngo turusheho guhabwa imbaraga ziturutse ku mwami wacu Yesu Kristo? Ya urakoze cyane uvuze bya mobile money sinasobanukirwa sinzi wabonye revera muri mobile money nawe ibyo nari mu kubwira kuri uroni ugiye kohereza nk'umuntu amafaranga ubona amazina ye ubona amazina ye rero kuri uko kureba amazina ye nasanzeho Pastor Rev Ntambabazi ubwo rero mpita mvuga ni buryo byawe n'iby'agaciro nabyo bikwiye kubaho niyo mpamvu nari mu kubaza gutya ya ugize neza Imana iguha umugisha turanezerewe kandi turashima Imana Imana dukoreye igikorwa uzi ko dufite groupe yacu yitwa iriba ry'amazi adudubiza ejo habaye igikorwa gikomeye ngira ngo warakibonye nawe ibyo nari kubibaza ariko nubwo uracyafite ibyishimo kuko wari ubirimo nabonaga uriya mwana n'umubyeyi n'undi mwana nabonaga batereye bombi bonka urubashyiriye ibyo kurya nabonaga ari ibintu by'ibirori ibintu bikomeye cyane ya kubera ko muri groupe yacu dufite intego turi mu kwezi kwa 9 kw'amasengesho undi mu kwezi ko kujya musarure agere ku ntego agere kure hashoboka tuniga amagambo y'Imana menshi atsobanutse burya rero Bibiliya iravuga ngo idini ryiza cyangwa ry'Imana yemera rifasha imfubyi n'abapfakazi mabaro yabo yego nje sinakunze gutwara kamera ko sindi kubikunda cyane ushaka ko mfasha zabikore ku giti cyabyihorere ariko ntabwo mbasha gutwara kamera ngo nge kumurika ibintu byose sinzi cyakora hari ukubwira ati nubijyana unyereke ko wabikoze yego ariko numvaga bidakunze cyane rero Imana ikoresha abakozi b'Imana barabonye ngira ngo yego narabibonye bakoresha abakozi b'Imana mu rubuga rw'abera nyakuri urubuga rwitwa iriba ry'amazi adudubiza ko tumwe abantu 100 bangahe ariko hakoramwe bake bari bashoboye gukora ko cyari gikubona vuze mu masaha 2 gusa yego naravuze ngo baratangira kwitanga saa 9 bisese saa 11 burya hejuru ntabwo nari kuyakira yego nuko tuyogabura mwana rero mudamu wabonye n'umudamu afite abana 3 ariko harimo n'impanga yego umugabo yamuteye inda z'impanga itatoroka aragenda hari abagabo bahunga inshinga yagize ubwoba bw'impanga hari abagabo bahunga inshinga ubwo yari yumvise ko ari impanga zirimo ahita ahamuka sibye n'impanga abantu bakunda guhunga inshingano hari abantu bakunda uburenganzira bwabo ariko bagahunga inshingano zabo akumva uburenganzira bwe nuko aryamana n'umugore agakemura ikibazo afite abo bani Imana bababarira kandi ntamenye ko hari inshingano z'uko ibyo akoze hazavamo umwana kandi uwo mwana agomba kumurera abagabo benshi muri twebwe twihunza inshingano abagabo bagenzi banjye Imana bababarira bameze gutyo abagabo bameze gutyo Imana bababarira rwose bagaruke mu nzira akumva ko kurongora akazana umugore ari uburenganzira bwe agira ngo banarushye leta banagire ibyo bintu byose ubukora ubundi ugomba kumenya ko ntushobora kugira uburenganzira udafite inshingano yego ndabyumvise ntushobora kugira uburenganzira udafite inshingano kandi ntabwo wagira inshingano udafite uburenganzira urumva ni mu mategeko ngo there is no obligations without rights ngo uburenganzira bwawe iyo burangiye haba hatangiye inshingano yego nuvuga ngo uburenganzira bw'umugabo mu rugo nuko umugore amwubaha bagakorana akora ibyo kwikora byose akabitunganya nubwo burira akaburyamamo n'uwo munezero akanawubona n'umugore nawe akanawubona hanyuma wa munezero ukaza umugore akawumarana akawubika amezi 9 akajya kumwaka kubyara nawe akishyura ibyo Eva yasize akoze ko mu kubyara ntibiborohera zana ngomba kumutera inda kanagumaho akajyanyuma oya hari nyine mvuga kuyigumana nyine amezi 9 yakuzura harabyarira 9 arabanza akajya kwa muganga akumva icyo bire yavuze ngo mu kubyara azababara none yamaze no kubabara akaza n'umwana abasigaye inshingano z'umugabo rero abagabo benshi barazikwera twita ku nyungu zacu tukibagiza inshingano mashomba oya ndabyumvise abantu kwiye kubyumva buri ni rights n'uburenga hari ibintu si byiza ko wumva hari abantu babashaka ko babita ngo n'abantu n'abantu babashaka gufata uburenganzira bwabo bakabukoresha bwose umusaruro ariko bakibagiza ko bafite inshingano buriya n'abana mu rugo bafite uburenganziro ko tubajyana ku ishuri tukabambika bakagenda banezerewe bakarya ariko bafite inshingano nubwo ari batoye zo kutuzanira amanota meza bafite inshingano zo kuzana amanota meza kuba kwisi tugizwe n'ibintu bibiri uburenganzira n'inshingano uburenganzira n'inshingano uburenganzira n'inshingano bwo kubaho kurya
kurya kuryoherwa by'ukuri ariko hirya gato hari inshingano rero ikintu kica abantu muri iyi minsi ya none ni ukwibagiza inshingano yego uburenganzira bw'umukozi ni umushahara ku kwezi ariko inshingano ni akazi kandi burya umushahara ni iki bavuga ko umushahara ni igihembo cy'imirimo wakoze yego hari n'abantu babeshya ko Imana izabahemba batarakoreye Imana igipande Iyo gutuma ajya kuri ibintu bikomeye. Aya numvise ibintu byinshi uvuze. Turabyumva n'ibintu biryoshye. Harimo ibintu bikomeye cyane. Numvise. Abagabo bagenzi banjye nibatera inda bareke guhunga. Ahubwo bagume hamwe kugira ngo barere babana. Hari n'abagore bake batoroka bakiruka bakabataho. Batari ubuhuro bizi byose ariko cyane abenshi n'abagabo bagize inshingano ariko si izo gusa. Hari n'abantu bibwira ko ku munsi imperuka bazahembwa ariko ntacyo bazahembwa. Ko ntacyo bakoze. Iryo jambo ko numva rikomeye mushumba. Kuko ari abantu bibwira ko ku munsi imperuka bazahembwa kandi batazahembwa. Bakoze iki? Ubwo bishingiye he? None se tubwira ko batazahembwa. Iyo bubaka ano mazu akomeye. Kireka nka tutuma chantier tutavuze ibyo tubaka. Iyo bubaka etaje barabanza bakorotira bagashyiraho umuryango. Yego. Kubera icyo bashyiraho umuryango no kugira ngo hinjira abakomeye kwinjira batamenya n'ibirimo. Noneho uragiye baguhaye akazi. Yego. Uragiye ntutonze ngo ukore. Yego. Usubiye ntujye ukazi ngo ukore. Kandi bakaguha. Kandi abandi bashyira igipande. Yego. Cyanditse ko uri umukozi wa company ariko ntiwagize gute. Ntiwakoze. Ese kwezi wajya guhembesha. Bareba imibyizi wakoze. None se abadukurikiye umwe bw'abera ministries ni ihe imibyizi warikije imbere y'Imana. Bizone ngo Imana ihembere imibyizi. Yewe batata. Abantu ntago basobanukirwa gukorera Imana muri ubwo buryo usanga rimwe sometimes abantu benshi usanga arakizwa nanjye ndisubiraho umuntu agomba kugira imbaro guhembera ibibyizi rero ndisubiraho ugomba kugira imikorwa nese mbwira icyo nzi cyayo ntibari gihe wahereye ariko kuwahereye kera nizo ngorane ze kuko n'asa 11 yaraje arahemba ariko yarakoze yataza ubwo bisabwa gukora neza we yataza ntago yari kuhemba none si nyine ariko ko yahagereye yarakoze rero abantu benshi baza gukorera Imana niki bundi ngira ngo kibazo nate ukorera Imana niki se gukorera Imana no kubyina gukorera Imana no kujya mu butayu gukorera Imana no gusenga gukorera Imana no kubwiriza ubundi gukorera Imana niki ntago ndi bukugorege yego nagira ngo dusubize nawe urabyumvanye kibazo n'igitekereza buriye hari ubwo ngumviye gukorera Imana ngumviye kuvugira Imana urayivugira se nta bamareka bahari barahari gukorera Imana bahora bayiramye umunsi ku munsi gukorera Imana niki ibintu byoroshye gukorera Imana ni kimwe muri byo wari gutubwira mbere no kubanza ukemera Kristo nk'umwana w'Imana yego ukabasha guhinduka kabiri gukorera Imana yego no gukorera abantu yaremye kuko yaravuze ngo nanga amasabato yanyu n'imbyino zo mu rusengero yego ngo mwiriza ubusa kugira umuntu uko muza n'urugomo yego ntimubohora imbohe ntimutabara abantu ntimubarengera uko munsi wo kwiriza ubusa niwo munsi wo kubona uko mwiri kwishyira hejuru ngo mukubitana ibipfunsi by'agahato munarwana ariko idini shima nirigaburira abashonje yego rigakura iminyururu ku maboko y'abantu amen kandi abantu twaboshye abandi yego hariho urwangano ku buryo umuntu musengana yakoziritse Imana imundende hari yakata ko ati nguri Imana ni nonze no kubona bari ngo gikana kan ntiyamifungura yego bibaze nk'umuntu uvuga ngo yanze ifungura azikara amaraso ya Yesu azikara umubiri wa Yesu ariko mu rusengero yari hawe na runaka ntaramenya n'agaciro k'amaraso ya Yesu ntago abantu bari kubohora bagenzi babo yego mushumba tubwiye ibintu byinshi bikomeye kandi byiza icyambere nuko nkuko bivuze no kwakira umwami Yesu n'umukiza ugakizwa icya kabiri ni cyandi wakomeje wakoze ejo hashize hari n'ibindi wakoze hari n'abandi babikora birebire n'ibisaba ariko reka mvuga ibyo nzi nibyo nabonye wo kunjyana mu bandi abo bandi nabo barabikora nitubibona tuzabivuga rero nabyo biriya ni ikigereranyo twagiranye yuko cyo ari mu bintu byiza Imana ibigaragaza mu bantu yuko bamaze kuyimenya mwaranye mukagaburira abashonje n'abarushye noneho dushimiye Imana rero muri aka kanya dushimiye Imana muri aya masengesho ko Imana yagaburiye uriya muntu nanjye naranezerewe umutima ngubwa neza ariko tugarutse numvaga nakubaza ikintu kimwe haza kuziraho n'ibindi bikaza ariko kimwe aka kanya icyo ngiye kukubaza gikomeye watubwiye ngo arimo abantu bavuga ngo bavuye gukorera Imana akavuga ati mvuye kuvugira Imana mvuye gukorera Imana akagenda rwose ubona ari mu mbaraga nyinshi cyane ariko icyo nagira ngo nkubaze
ese nkuko wabigaragaje ko ari ukwakira umwami Yesu n'umukiza cyo nagira ngo nkubaze muri urugendo ko hari igihe umuntu akora ibyiza akabigayirwa uwo nguwo ukoze ibyiza akabigayirwa azabyitwaramo gute kandi yari yakoze ibyiza? Urakoze cyane. Mbere yuko ngisubiza ni ikibazo cyorohe cyane kandi abadukurikiye ku bumwe bw'abera ministries mukomeze mukore share, mukomeze mukore comment, mutwandikire kandi iyi ni channel itagira idini dashingiye ku idini nta handi uwure wese ni karibu. Ubundi nkubwire uravuze ngo kuki uwo muntu agawa tubanze turebe kwanza wakoreye gushimwa n'abantu. Ubundi rimwe na rimwe mu buzima abadukurikiye nta kintu na kimwe uzigera ukora ngo ushimishe abantu bose ahubwo gushimisha umwami. Amen. Hallelujah. Amen. Nta cyo uzigera ukora mu buzima ngo abantu bishime. Nta na kimwe, ntaho uzabyina tarateza amaboko nabi nuhagarara ngameze nk'igiti nuseka ngarasamye nufunga umunwa ngurirata arajunjamye numusuhuza abwati tubyuteke bijyana hehe nutamusuhuza ngo arirata niwambara nabi bazakuvuga nunoga kweto bongere bakuvuge. So nuvuga ngo muri iyi si nibyo turimo ahubwo tunezeza Imana uko Imana iranyurwa. Amen. Hallelujah. Amen. Imana nyiranyurwa. Kuko Imana ntirebera mu bwinshi bw'ibyo utanze, ntirebera mu buryo bikozemo, nako bwinshi byuzanye n'uburyo bizanyemo. Imana iri mu mutima wabitekereje. Unyibukije rya jambo riba muri Matayo 16 ku murongo wa 27 naho na 6 aravuga ngo ntawe unezeza abantu. Ngo kandi ibyo ntibishobokera ngo abana b'abantu ariko ngo ku Mana birashoboka. Birashoboka inzira ku murima sinkuna guhakanira kweze gukura inzira ku murima. Mere nk'abarundi gukurira inkoni kugashyitsi sira ntushobora kunezeza abantu. Even nabo tubana ushobora kubanezeza ntushobora, nta kintu wakora ariko ikiza nkundira Imana. Imana iginyurwa nguha urugero rw'ijambo ry'Imana. Ukivuga aho ngaho ushobora kunezeza abantu nk'umwana w'umukobwa mfite jone duhetse kumugurira turatwo kwambara aravuga ngo ntago ndushaka ngo ntago ndushaka. Urumva izo twamuhitemo kandi tubona arizo nziza arazanze kandi ari umwana. Noneho abantu bakuru ubwo ni ikibazo gikomeye. Nta na rimwe. Niyo mpamvu ugomba gukora ibikurimo mu buryo ubishakamo gakorera Imana amajwi y'abantu kayihorera kuko hari ijwi kugira ngo umwana wanjye wakoze. Ijambo ry'Imana dufatira igaragara mu bami. Umugabo witwa Ahabu ubwo yari amaze kwakuruza witwa Naboti. Naboti ati biragatsindwa ko naguha gakondo y'iwacu. Yezebeli ati humura wigira ikibazo ndaruguhesha. Mfite ibigabo by'ibigoryi biraza kugushinja. Iyi si hari nk'abagabo b'ibigoryi hari nk'abagore b'ibigoryi bavuga ibidahari bashobora gutanga mugenzi wabo. Kandi Yezebeli niwe babashatse. Yezebeli ati ku mugabo wanjye urigurira ufite ikibazo cye carurigi ufite ibigabo by'ibigoryi hano ndaza kubitegeka ndabitegeka kandi iyo sambu turayizana. Dufite ibigoryi bijya kugambanira intebe z'abandi. Dufite abantu bafite ubugome buvanze n'ubugoryi bajya kugambanira urugo rw'abandi bakarusenya ko ntawe unyusha kuneza rubanda. Dufite abantu abakurikiranye ubumwe bw'abera ministries ndagira ngo mukomeze muryoherwe mugubwa neza ariko Imana buri muntu wese imurinda abagabo b'ibigoryi n'abagore b'ibigoryi boherejwe na Yezebeli. Kuko urumva Yezebeli we yabatari ko mugabo urinda ura murima urabura kubiye mama urabura iriya ntebe runaka yicayeho. Urabura ubutaka bworiya. Urabura icyuri yamfobye hariya. Ceceka ry'umwe mfite ibigoryi hano. Kandi n'ubu bigoryi biracyahari. Imana turinde ibigoryi bigambanira intebe z'abantu, bigambanira amasambu y'abantu, bigambanira ubukwe bw'abantu, bigambanira urugo rw'abantu, bigambanira amasezerano y'abantu. Iturinde ibigoryi. Niyo dome fora barahari ati tuzari kibazo ufite ni iki. Fite ibigorya mu rusengero, mfite ibigoryi muri quartier. Bazaho umugore mwamikazi agira ibigoryi mu Nibutse ijambo rikomeye rimo mu bacamanza ibice bitatu murongo waho 20 harimo ijambo rikomeye ngo Abisirayeli bahuye n'akaga batakira Uwiteka ariko Imana ibahagurukiza umuvunyi. Urumva rero ariko umuvunyi turaza kuhaza nyuma. Byari ibintu bikomeye ariko ibigoryi birahari. Birahari. So yemera ko birahari muri korari birimo
mu murimo birimo mu kazi ko hanze birimo abantu bicara gusa bagacu aramubwira ati fite ibigabo hano by'ibiguryi bashaka gutwara uruzabibu rwa Naboti wigira ikibazo bararuzana aragenda ricati mu mushinje ko mwumvise atuka Imana n'iki n'umwami ariko namatagara ku ruzabibu rwe agatereka reka urarutwara napfuye nyine iyo bakunaniye barakwica bakarujyana nyine ubwo nuguhagara mu mwanya mwiza kugira ngo ibigabo by'ubwo gibishije uyu munsi abadukurikiye ku bumwe bw'abera yego ndagutangariza n'uyu munsi uruzabibu rwa Naboti muri Isiraheli ntibajya baruvomera neza hahora hatose Yezereli narahageze mwebwe mwagezeyo mwabonye ruratoshye ngo n'ubu Isiraheli sukira amazi ahantu henshi bahinga ariko ruratoshye mu Yezereli haruzo rukimo harimo ibindi haranetse nta kintu kijyamo hareko Mana uzangeze nanjye ndebe ko buri abadukurikiye bashobora gushyikira hago bihenze ni nka miliyoni zingahe bagufasha ugatambuka urumva aramubwira ati ceceka twarimo tubana amagambo ko udashobora kuneza abantu yego kuko umwami we yaranze kurutwara ati genda guha amahinga imboga ibaza gufata umurima w'umuzabibu ukahatera imboga nuko hakora ibyawe akashyira ibindi agatsindwa ko nguha gakondo y'ababyeyi akanira umwami Yezebeli atari gufite ikihe kibazo buriya muri kora ndamuhirika ndamuzi hari ibigoryi hafi aho Imana ikurinda abagore b'injiji n'abagore Yezebeli abayohereje yarangije bagati mugende baratangira bati mwebwe uyu twabonye atuka Imana n'umwami ahangaha bagabo batwera ko bitwaje Bibiliya yego abango babiri batubashinje umuntu cyakiramuhana bamutera amabuye ngo nukararunyaga amaze nashaka kugura ukuntu Imana iginyurwa amaze kurunyaga yanamubwira ngo nukororo ngo wanyaze rero wishimye Imana mutuberese iriya ngo nzakumara ha abana muri zamuko nzakumara ho nzaguhanagura nzamubwira ibintu byinshi cyane ngo aha bakora ikintu kimwe ngo arahindukira reba ivure umwami arahindukira aca bugufi suko ashubije uruzabibu suko Naboti azutse yego ngarika Imana iramubwira abwira umuhanuzi ngo subira mbwira hawo umugaragu wanjye ubwo wemeye guca bugufi ngo sinzabikora ukiriho sinshaka kuzareba amaraso y'abana bawe urumva ni ikintu nta rushubije uruzabibu ariko aciye bugufi umva Imana iranyurwa Imana ihimbaza Yesu yabonye abantu bari gutura abona umukecuru ashyira nk'amasenge abiri yego aravuga ati bara bose batuye amamiliyoni n'amamiliyari ntabwo bigeze batura batuye basagutse ariko uyu nguyu yatanze ko yari afite Imana ihimbaza urumva ni ibintu Imana ibikora ndashaka kwereka ukuntu Imana inyurwa haleluya kunyurwa kw'Imana no guhagarara kw'Imana ikanyurwa muri ubwo buryo sicyo bashaka ko musobanukirwa gusa none Yesu Kristo nawe nuvuga ngo iyo yabwiye Aburahamu ngo gutanyimye umwana we w'ikinege kandi ntabwo yamutambye rero ntushobora gukora ibintu ngo uneze rubanda oya yego niba unashaka no kuneza rubanda urapfuye ntukiraye ahubwo korera Imana inyurwa haleluya ndanezerewe rero cyane nkomeje kumva ibyo bintu umushumba akomeje kugenda dusobanura Revera ndagira ngo abakurikiranye ubumwe bw'abera ministries ndagira ngo nk'aka kanya twumvise yuko Yezebeli ajya hagurutsa abagabo b'ibigoryi ariko nawe Imana ikurinda abagabo b'ibigoryi kurinda abagore b'ibigoryi batumwe na Yezebeli ku buzima bwawe kugira ngo batware uruzabibu rwawe nibyo baba bagambiriye kugira ngo bakugirire nawe kandi iyo barubuze barakwica Imana rero bakurinde umushumba turimo kwinjira muri aka kanya ko kugera ku mwanya wo gusoza umwanya wo gusoza ni iki wakongera gutangariza abakurikiranye ubumwe bw'abera ministries kugira ngo turusheho kugubwa neza icyo twari tuganira mu kino kiganiro ariko rakeno kuri kw'Imana noneho murakoze Imana igura umugisha ndafite ibintu nka bine nshaka kubwira abantu yego wakwibaza impamvu tutateruye kamera kandi turayifite dufite kamera irahari hari impamvu njye mbitinya ariko nabikora ntago nabagaye yego umuntu wese agira umuhamagaro yego sinzi ndabyumvise umuntu wese afite umuhamagaro yego gusura mugabo nuko bizashinga nuko tudusimbuka uwo mudamu ubwo aba wenyine mugabo yaragiye ngo abantu munyangeso mbara niba n'iki byose ariko ntekereza ko twana turi mu mirire mibi turananutse mbega ni ibibazo nahageze amarira aramanuka ariko nagira ngo nshimire abari kwiriba ry'amaso dudubiza mbabwire ngo Imana ibampera umugisha nibuzuze bahereze byose ikindi nabwira abantu nimureke dukore dushimisha Imana yego ko gushimisha abantu ntabwo banyurwa niba nta munoza
uramusura kenshi ngarambangamiye utamusura ngo ntiyaje yego umuntu umuha imyenda atarankuburiye yego ariko Imana dukorera iranyurwa. Ikindi mu kiganiro twaganiriye cyatambutse bari munsi w'ejo twavuze ku bintu bijyanye no kuba abantu birirwa baririmba ngo barakijwe bwa kabiri ngo badusenga Imana imivumo igenda rero ugasanga imivumo barayifite yego cya mbere ntibaha Imana ibyayo. Yaravuze ngo ishyanga mwese uko mungana muravumwa wa muvumo uko mwimye Imana ibya 10 n'amaturo yego kandi muri abo barakore barimo. Cya kabiri yaravuze ngo ukunde mugenzi we nkawe ubwawe. Twe ntabwo dukundana ahubwo abantu barahigana abandi barategana imitego abandi bega ni imishibuka tu yego tegana categana none ugasanga nta rukundo ruhari. Ibyo byose rero bitwimisha ya mahoro yo mu mutima. Uri muri anyumva neza rero ikintu cyakozwe ejo nashavuga ngo mureke dufasha abakene dufashe n'ababaye dufashe n'abashonje mbone kugira abadukurikiye bose ko twebwe ku itariki 30 dusoza amashishi 30 hari abatarariye hari abariye hari abarirya ku manywa hari abarirya nijoro hari umuntu ufite ko yigo mu isengesho yigomye ibyo kurya dutangaza ko tuzongera nibura tukareba famiye nkeya zinyurwa nuko harakaho k'Imana hari abantu bakoreye Imana bagaburira abantu. Amen. Ngo ku itariki 30 niyo deadline yatusoza amasengesho no ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 tugaburira abandi bantu. Ushize mwaka twagaburira abantu imiryango igera kuri 7 ngira ngo ibuka ni 7 ariko hari n'abandi nubwo ntaha amafaranga abandi tuba kuvuga bariyizi nabo hano umuntu twubakiye inzu hari ibintu umuntu akwiye gukora. Ubundi gutanga nicyo kintu cya mbere cyiza kiri aramba badukurikiye nabo bagomba kubimenya ko ari igikorwa ngaruka mwaka kandi tuzabikora kandi tukabikora ku mugaragaro. Icyo dutumye tukijyana aho icyo dutumye turakijyana tukora ko twanakijyanye. Imana iguhumugisha. Ahubwo turanezerewe cyane nuko tugeze mu mwanya wo gusoza ariko ikindi nzakikubaza ubutaha tukisoza nta kibazo. Icyo nari ngiye kukubaza nuko mbere ukiri mu murimo cyane ukiri mu itorero n'ubu naho wagiye wakundaga ntabwo wakundaga gukora ibi bikorwa cyane kubera nimba ari ukubera ko utagaragaraga nimba ari ukubera ko wabaga uri muri gahunda z'itorero ariko muri iyi minsi urimo urafasha abantu cyane mu buryo bukomeye. Ese iyo mpano wari warayibitse kubera izindi zari zaravukiyemo? Mu itorero twabikoraga bucece ariko umuntu yabikoraga agakora mu ibanga nta gutanga si ikintu natozwa gutanga ba mu muntu burya hari abantu ngira ngo baremewe kwakira. So narabikoraga bitekereza nkabikora mu ibanga buhoro buhoro rebuka cyagiye sana rwa rusengero byina nkora mu mutima wanje ngibundi giye no kuruzana yatanze na telefone yawe n'amadolari yawe wari ufite ndabizi wo nari impari ubuzima bwanjye hari ikintu nabonye rego nuko byose bishingira ku buhamya. Sinenda kwivugwa rero wese ariko ukundeba ukumpagaze n'abantu babigizemo uruhare. Imana ihimbaza no kubaho nabi kwanje nabwo n'abantu babigizemo uruhare. Andi gutanga telefone y'amafaranga menshi hafi 100 ngahe n'amadolari ugasigara telefone ka gatuje ukajya kukagura kagatushi ka 7 kandi utanze ya 600 ni 600 baragara ngaho urayigurira. Ariko burabasa ko muri rusengero isengesho zo musenze ritangira ariko gera ura rusengero muri ariko gera isengesho yabo waniba turi yabo uzindutse burya muvuga ngo mwami Yesu gabanza rigaca kuri za ya purafu bikangera. Tushimiye Imana ibikora ko ariko umuntu akora kirufati. Imana yabwiye witwa Dawidi ngo kuko utekereje kunyubakira nzagutuza ahantu simfite aho ntuye ndacyakodesha. Tushimye Imana kandi ntuzongera kuhavukundi uyu munsi nubwo nahavana hava banyishyuye mu gihe nyine zamwe ati sohokera mu nzu kwezi kwarangiye cyangwa ngiye gupandisha ndashaka kwivugura avamo umunsi ntago byashoboka kunshigura hariya no kunyishyura ngashyiguka nkagiye nanjye byamaye imbaraga zo kumenya ko nzava aho oya nta kibazo mwe mukorera Imana gusa buri hari iwanyu ndetse n'ahandi heshi ko ngiye muri gena nagomba kubaka ndetse no kugikongo tusenyura n'ahandi hose nagiye nkora. Yari n'amakuru merutse kumenya mu minsi yaje narinze baba nguva muri Israel amafaranga wazanye wubaka urusengero amabati ushyiraho ibiki byose yewe ibyo ngibyo igomba no kubiguhembera kuri wa mugani. Sinjya mbivuga kubera ko numva ntabikeneye kubivuga gusa ubwo wabyumvise nibyo byarabaye Imana yubahwe kandi yarabibonye. Ntabwo nashize iwanjye ko numva atari ngombwa kandi icyo gihe wari ugikodesha cyane icyo nzi cyo gutanga ntibitozwa gutangwa biravukana.
ubusambo buravukanwa n'urukundo ruravukanwa, ariko nemera ko ubuzima bubi naciyemo bwagizwe uruhare n'abantu na Satani abigizemo uruhare. Yego. Ubuzima bwiza nanyuramo n'icyo nageraho nacyo Imana ikoresha ba bantu beza. Niyo mpamvu Imana ikurinda abantu babi. Imana ihimbaze. Imana ikurinda isesezi zishaka kwigaho ngo zikugwanye. Imana ikuzanira abantu b'umumaro. Amen. Ikuzanira abantu bagukunda. Amen. Ikuzanira abajyanama badasesereza. Amen. Imana ikuzanira amaboko. Nabyakire nanjye. Kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Turashoje. Yego. Imana ibahe umugisha.